ngira ngo nkubwire iki kintu ngishireho ngishinge hagati ngihagarareho urantera mu bayantere urantera imijugujugu ayijugujure ibyo biramureba bana bacu bana we nari makumbuye cyane sinje bahera nongeye kuza kuri kamera ngo nonde naravuze ngo kwezi kwa karindwi babiteke ko bagiye gukora ibintu bikomeye bagiye gukora indirimbo nshya bagiye gukora byanga bikuntumva nkubwire bavuze ikintu gikomeye kandi chape ibyo bavuze byose ni ibintu nasenze mvuze ni ibintu navugiye no kuri hana kuri Gonaric Plus nge naravuze ngumva na 14-15 nibwo namenyanye na barabana batoya barabana bakiri bato cyane ba Vestina nibwo namenyane nabo ariko ubu ngubu nzanye message kandi no mu manager musha ijuru ryamaze kumutegura yabonetse none sibyo ngibyo sindi kubivugira hanga sinanabivuze yabonetse nubwo rero turugushima Imana ko iri kuvuga hanyuma igakora urumva yavuze mu kwa gatanu isoje mu kwa karindwi kandi wararize umbona jewe Dorcas Kamikazi nkarira nkubona cyane naga ibyo bintu bikunda byose byabaye inusa twacema ameza abiri bihanuye cyane rwose cyane rwose wabivuze mu kwa gatanu cyane mu kwa gatanu turi mu kwa karindwi hari yaciye amezi angahe yaciye amezi 6 tutagaragara nta ndirimba ariko nago bivuze kuba twaritse umuhamagaro kuko naga twebwe twihamagaye abantu babandikiye nanjye ndi mu bantu bandikiye Dorcas mfite nimero ye ndi mu bantu mbese sinzi uko nabivuga ariko ngenda shima Imana cyane abantu baranye sinzi nantu bakuraga nimero yanjye WhatsApp ninde wayibahaye abana abantu babakunda babitegeye iki inosa tubwira nkangu umuhanuzi yego icyambere kora ko bagiye gukora cyane mu kirere gisha bagiye gukora cyane amashara agiye kuba menshi ariko ibikorwa bigiye kuba byinshi kuri bo naravuze ngo Dorcas agiye kujya ku ishuri ibyo byose agiye kubikora ni by'agaciro gakomeye kudihitamo hano kuri Gonaric Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David njye mugiye kora muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonaric Plus turafite umuntu w'Imana umuhanuzi w'Imana Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi umuntu Imana iri gucishamo umuhanuzi agahanura ubwoko bwayo buhanuzi bugasohora cyangwa se ibyo hanuye bigasohora ni umuntu uri gusengera abarwayi bagakira ariko nanone Imana imubayeho cyangwa se imukomeyeho mu gihe nk'iki kigoranye mu bihe nk'ibi biruhisha hanyuma rero yitwa Innocent Rungano niwe tugiye kuganira n'abatinde cyane reka mwakire Inosa Karame ndakwakiriye murakoze kutakira David abantu benshi mumenye ko iyo ngiye kuganira na Inosa tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane ariko nanone byo kuba ku murimo w'Imana muzi neza ko hano ngiye nkunda ijambo ry'Imana ariko nanone nkareba ibitagenda neza mu murimo w'Imana tukabivugaho ariko tukabivugaho tudatambikiriye cyangwa se tutarengereye byose bikajyana n'umurimo w'Imana none niwe tugiye kuganira nawe hanyuma rero reka musabe adusenge Inosa nikari wadusengera akadusenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti duciye bugufi ngushirwe hejuru turavuze ngo utwezere imizimiro n'ubugingo bwacu duhagarareho wumve gusenga kwacu uyobora ikiganiro dutangiye ndetse dusoje tela silebo shainima ndala dove ela la silebo tela done kendra boni mande vado side mnahai la trade bo shain mnahai vela tosia toki be eniva lando menema de la drole civila toshiketa binimando villa drole la bia do savi tela dobi eve nemando si ebe amen amen nongeye kuguikaze na karibu hano kuri Gonaric Plus yego ariko nanone nkuko bisanzwe uziko njya gusaba akanya kambere ko gutanga amatangazo cyangwa se kugira ikintu nambwira abantu bakanyemereye nta kibazo Imana ishimwe hanyuma ku bantu badukurikiye icyo nababwira ni kimwe nuko muba mugomba gukurikira ikiganiro cyose mukagisoza iyo dusoje kwana n'umukozi w'Imana turamubwira akadusigira nimero yiwe ikindi kintu nababwira no kuri Gonaric Plus nuko kuri Gonaric Plus nyuma y'igihe kirekire abantu badusaba ibintu bigiye bitandukanye bakadusati David ni gute waje udufasha cyane cyane ku bantu bahereye mu bihugu byo hanze abantu batari nyine batari mu Rwanda neza cyangwa se abantu bashaka gukurikira ibintu byabo bakabisangiza abantu benshi mu buryo bw'ikoranabuhanga butambutse bwa live cyangwa se bya bintu dukora abantu babireba live Gonaric Plus rero yahisemo gufungura Gonaric Pictures kugira ngo ibafasha ibyo bintu byose bivuze ngo umuntu uzakeneye service ku bantu bari hanze baba diaspora baba bafite abantu bafite ubukwe mu Rwanda ariko ubwo bukwe bakashaka bukurikirana batabonye uburyo baza mu Rwanda mwaduhana amagara cyangwa se mukatwandikira kuri Gonaric Plus kuri Gonaric Pictures urumva sindabimenya neza ni igisata kimwe cyafungutse vuba tukajya tubibakorera uyu munsi twiyemeje kujya tubibakorera ubwo twabitangiye kuri Gonaric
Pictures ni ukuvuga ngo ni ukutwandika kuri 078 27 51 375 ku bantu bagize ibyago, abantu bapfishije ababo bakaba bari hanze bashaka kubashyingura, bashaka kubashyingura ku buryo bw'ikoranabuhanga bwa live, mwajya mutwandikira ku iyo nimero tubahaye. Ku bantu bafite ubukwe mujye mwibuka neza ko ubukwe buba rimwe mu buzima, no gushyingura cyangwa se gusezera ku muntu wawe, ubu musezera nibwo bukwe bwa nyuma, ubu ugiye kumukora ibintu biba bigomba kugenda neza. Hanyuma mujye mukomeza mutwandikira. Ikindi munyeke ku Ijwi ry'Amahoro sinarigibagirwa, mujye gukorayo subscribe. Sibyo Innocent? Subscribe ku Ijwi ry'Amahoro. Subscribe ku Ijwi ry'Amahoro, mugende muhakora subscribe, nahandi haca ijambo ry'Imana buri munsi ku munsi. Umukozi w'Imana uyu nguyu turi kumwe nawe Innocent niho abarizwa ku Ijwi ry'Amahoro. Innocent, Karama. ubukwe bwawe uzabutambutse live? Buzacaho live. Ubwo gona ke pictures sizabigukorera. Buzacaho live David. Hey. Gonna like pictures. Gona ke pictures. Uzabikora. Abantu bamaze iminsi babinsaba. Ubyumva utako kantu kwa twakongereyemo. Waratinze buriya. Nuko nyine ahubwo mbere y'igisi icyo gihe na nyuma y'igisi icyo gihe iki nicyo gihe. Rero Imana nicyo igufunguye amaso kugira ngo ubikore bitazanga. Ariko ubu ngubu winjiye mu gihe cyawe. Njye mbere nabikoraga nza kubivamo, ariko ubu ngubu navuze tureka nonge bigaruke muri Gona ke pictures. Kwani iby'umwihariko njye ntago nje kubikora kugira ngo bimpe amafaranga menshi. Ntabwo njye nzi kubifashiriza abantu basanzwe bakurikira Gona ke plus. Gwe ikintu uzajya ukora ni kimwe, niba umuntu udukurikiye wenda kugira ngo mbigusobanure neza nawe Innocent ubyumva. Nka Innocent tayari kubera ko ari umukunzi wacu akaba naza hano ari mu rugo, we none biwo biroroshye cyane. Ku muntu udukurikiye usanzwe warakoze subscribe kuri Gona ke plus, tuzatugukwa discount. Ntago nje kubikwa kugira ngo mbishakemo amafaranga, ahubwo nzajya gukwa discount kugira ngo tubone bwo two transport, tubone internet, ibikoresho byo ndabifite, nzajya mbikora ku mafaranga make cyane rwose. Ni ku mafaranga make. None kuba warakoze subscribe, icyo uzajya ukora ni ukunyereka ko wakoze subscribe, ukanyeka nibura nk'ibigano nka bitatu watemo commentaire, ubundi ngakora discount rwose. Ko wanakoze like, ubwo nawata commentaire turakoze like, nkabikora discount kabisa ku bantu ba diaspora. Ko ntagiye kubafasha, ngiye kubafasha ibintu bikomeye cyane. Hari ukuntu washaka gushyingura nk'uwawe, guherekeza uwawe kandi abantu bari kure, bikaba byakurikira byabo ngombwa ko nabakurikira umuhango wo gushyingura, ukaba wabafasha kugira ngo nabo babikurikirane online. Iki ni cyiza cyane. Ni ikintu cyiza cyane. Tukabibereka. Hari n'abantu batashaka batari kure ariko bashaka kwereka isi yose, bakayereka ati reba iby'iwacu ukuntu bimeze, kugira ngo abantu bakomeze kubana nabo. Ni stream live, muzajya mumpamagara kuri ya nimero nabahaye. None iyo wakoze subscribe discount kuri amafaranga makeya, navuga ngo tubone transport, tubone abantu bari buze kudufasha ko tugera turi itsinda rinini, magira kantu batahana. Ngewe ntago ndi kubiramo amafaranga, ndi kureba urukundo mbikura abantu ba Gona ke plus. Amen. Hanyuma reka twitangire ikiganiro cyacu, ndeke kumve mwana no tangaza abantu babyumvise neza. Abantu bafite ubukwe n'amafoto ni meza rwose, tuzatuyabahereza. Innocent, umeze ute? Umeze neza ndashimana. Uyu munsi waje utandukaye irindi minsi. Ariko mu mwuka ni kimwe. Uyu munsi uri wa wundi usumba ya minsi nanone. Uyu munsi waje wambaye neza, nabikunze. Umukara kuva hasi kugera hejuru ku musatsi. Usibye isaha y'umweru. Usibye isaha, ariko umukara kuva hasi kugera hejuru kuri iri zuba. Yego. Innocent, ngewe nkoranye n'umukozi w'Imana wambaye neza, ubwiza bw'Imana buriho, mba numva nezerewe. No kwambara neza behesha Imana icyubahiro. Behesha Imana icyubahiro. Kwambara neza. Yego. Behesha Imana icyubahiro. Kuvuga ikintu abantu baracyumva. Yego. Iyo wambaye neza, iyo wambaye neza ugiye kuvuga Imana wambaye neza, biba bihesha Imana icyubahiro, kuko umutoza wacu dutoza ni Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera twereka uko tugomba kwambara nuko tugomba kugenda no kuvuga n'ibiki byose. Yego. Hanyuma inkweto yo wambaye uyu munsi yo ni rurangiza, ndaza kuyereka abantu. Iyi nkweto ni rurangiza, abayambara ni bake muri iki gihugu. Iyi nkweto ubundi, iyi nkweto twagombye kuyihizina ngo yambarwa n'uwasenze Imana. Utarasenze Imana inkweto ntago wayambara. Uri mu isezerano. Uri mu isezerano. Hanyuma Innocent, umurimo w'Imana umeze ute? Umurimo w'Imana umeze neza, turashima Imana kandi turakomeye. Umurimo w'Imana tugerageza uko Imana yawuduhamagariye, kandi tugomba kuwukora. Yego. Kibi ni ikiza tugomba kuwukora.
gahunda ni yo gusengera abantu, nabo ni abantu b'Imana muri rusange, kuko nibyo ijuru rizaduhembera. cyane ko n'iyi si nabonye nta mpuhwe dufitiye. Isi nta mpuhwe dufite. Nahoze ndeba abantu kuri status yanjye, abantu bashyinguye. Yego, Sanga kuri status yanjye nibura abantu bamaze kureba abantu 15, kandi bwari zo ntagafunguye. Yes, oya. 15 bashyinguye ababo. mureka dusenga ahubwo. Ndibaza ndavuga ati kwereka abantu muri iyi minsi bari gutaha, ariko buriya na kera baragendaga, nuko ubwo ubu ngubu ikoranabuhanga ryaje tukaba twabimenya byose icyarimwe. Ariko twagombye kwibaza ku cyo abandi bari kugenda twe tugasigara. Ni iki Imana ishaka ko dukora twe dusigaye? Icyo rero twe dusigaye ishaka ko dukora iduha imbaraga n'ubwenge no kukizirikana tugikore. Urumva abantu 15 ntago nabona uburyo mbatabarira rimwe mu munsi. Ntago byakunda. Ntago byashoboka. Ntago byakunda. Sibye kubandika ati mwihangane. Urumva abantu 15 ni benshi. Ni benshi, ntago bose wabishobora ku munsi. Ntago wabishobora. Nabonye abantu bapostinga yagiye. Numva birandenze. Ariko umuntu yakwibaza ni kweri iki Imana yimira kabandi bagena twe tugasigara. Imana himbazwe. Hanyuma dusanzwe dukorana ibiganiro uri mu bihe by'amasengesho uyu munsi. Mu bihe by'amasengesho bisanzwe. Ibihe by'amasengesho ndabitangira ejo kuwa gatatu. Ibyo nari ndimo nabisoje kuwa gatandatu. Rero ibindi bitangira ejo kuwa gatatu. Nzabisoje kuwa gatanu. Kuwa gatandatu. Yego. Ibihe by'amasengesho uzabisoze kuwa gatanu. Nzabisoze kuwa gatandatu. Ku bantu bakuganira cyabibutsa kwandika amasezerano yabo, kuko tugiye gutangira ikiganiro cyacu neza, ni kugira ngo manze numva amatangazo y'abantu badukurikiye uburyo babanye n'umukozi w'Imana. Abantu bose bagomba kwandika amasezerano, kubera ko kutandika amasezerano no gutandika umubare w'ibanga wa banki yawe. Isezerano kutawuzigama nko gutandika umubare w'ibanga wa banki yawe kandi bikwiriye. Umubare w'ibanga wa banki yawe ugomba kuba uzi no mu mutwe. Rero amasezerano ugomba kuyandika ntuyibagirwe, kuko ibyo wacamo byose n'ibyo wanyuramo byose ushobora kuvuga ati ukareba ugasoma rwa rupapuro ukumva ihumure yuko Imana yavuganye nawe, ukazimenya ko hari Imana yavuganye nawe, igihe humura ukarigumana. Yego, kurushaho gukomera, kurushaho gusenga ukomeye ndetse no kwizera Imana. Yego. Hanyuma ku bantu badukurikiye rero numva arizo ntego Innocent akunze kugenderaho. Innocent, hanyuma nkuko maze iminsi ndi kubivuga, twige turebe twumva, ariko nanone tunagira ute tunige. Tugiye kuvuga ku murimo w'Imana, tugiye kuvuga ku bintu bikomeye mu murimo w'Imana. Ntago ari gusenya umurimo w'Imana, ahubwo no kuwubaka. Ibyo abantu babonamo nk'urujijo babyumvemo nk'ukuri, cyangwa se bagira ukundi kantu agahuka bava mu maso bakamenye. Yego. Bamenye uko nabo bitwara. Ikindi, hari ikindi kintu ngunze kuvuga Innocent, ngavuga ibitugeraho byose Imana yemeye ko bitugeraho, itabyemeye ndibyagira kuri David, kandi nanone ikanavuga ngo biramugere ko ntacyo biramutwara. Byagira kuri Innocent. Yego. Byatugeraho ikagira gute, ariko Imana ikavuga ati oya, ntago biri bumwice, ntago biri bumanganye, reka bimugereho, ariko ndabimurindiramo. Ahubwo twebwe tuba turi kumureba, turi kureba Innocent biri kumubaho. Ni irihe somo turi gusigarana? Kuko impamvu byageze kuri Innocent ni kugira ngo bitubere isomo, bimwigishe cyangwa se twe bitwigishe. Ni irihe somo twe turi gusigarana? Sinzi nawe ko kantu ko kumva neza. Kubyumva nuvuga ngo hari igihe Imana ishaka kwigisha abantu muri rusange, ikazana umuntu umwe w'icyitegererezo muri abo ngabo. None abo bantu icyaba kuri uwo muntu, abo bantu bakagira gute, bakabyiga. Urugero muri Yohana 9:12 Bibiliya iravuga ngo hariho umwana wavutse afite ubumuga bwo kutabona, ngo kandi ntabwo uwo mwana nta kindi yaravukanye ariko bimeze nyine. Ngo abigishwa babonye uwo mwana baravuga ngo babwira Yesu, databuja mwigisha, kubera icyo umwana ameze gutyo, na yavutse ari impumyi, n'ababyeyi babigizemo uruhari, n'abana na famiye zabigizemo uruhari, nanga si niwe ubwe, ni ibyaha bye byatewe n'iki? Yesu arabasubiza ati oya, ababyeyi ntacyo bakoze ndetse nawe nta cyaha yakoze, hako kugira ngo imirimo ya data wampamagaye igaragarire muri we. Rero hari ibintu Imana igikorera umuntu, twe kugira ngo tubone Imana y'inyembaraga ikomeye ihambaye, tubone ko ari Imana y'inyembabazi, tubone ko ari Imana ikiza, tubone ko ari Imana irengera, tubone ko ari Imana ihagarika imiyaga yose iri ku mwana w'umuntu, ku muntu yiremeye. Ikavuga ngo uyu muntu rero mugize ikibaho, abandi bagiye kwiga, hanyuma ishuri ryarangira ikibaho bakakivanaho kigakomeza ubuzima, n'abize n'ubuzima bugakomeza.
Yego. aka kantu ngiye gasigaye kamfasha muri iyi minsi niba abantu bankurikirana kuri Goneke Plus iri jambo rishoka ryabarambi ariko ufite ubwenge ntago ryo turebe twumve kandi twige turebe twumve kandi twige ni ibintu bitatu yego ibiri kuba kuri kanaka ibaza ari wo bibayeho ibaza ari wo bibayeho wabyitwara mute cyangwa se ko biri kumubaho niba ari uburangazi bwiye ubo uri kwitegura gukora ikintu bitazakugeraho twe ubundi abanyamwuka icyo dukora iyo tubonye ibintu byose biri kuba ku bantu b'Imana basenga ndetse n'abadasenga ariko by'umwihariko abantu basenga Imana ibiri kuduha integuza cyangwa se ntabaza rivuga ngo namwe murangaye byababaho uyu suko nawe imbaraga zatuma yirinda bizamunaniye ahubwo kurangara gato bavuka ibintu bikomeye rero musenge munyegere mbahereza imbaraga zo kunesha ibi byose yego hanyuma reka tunyaruke turakora ku bintu byinshi ariko reka tumanze duce kuri iki kintu ni umupasiteri mwe witwa Pastor Mutesi yego uramuzi Pastor Mutesi na mushiti wanjye wawe Pastor Mutesi yego umuziho iki Pastor Mutesi kugira ngo tuza kumuvugaho byibura we ikintu umuziho niyo warigeze no kumukunda tubwira ikintu wigeze kumukundiraho ntago dushaka gusenya Pastor Mutesi ntago dushaka gusenya ibyo yakoze ahubwo turashaka kubaka ibyo yakoze tukareba uyu munsi arihute abayehute niba nawe udukurikiye uze kutubwira se kera ari ikintu ushaka gufasha kuri Pastor Mutesi ubu ngubu hari ikintu cyo gucumuza kuri Pastor Mutesi ku buryo ukwiye kumusengera yego Pastor Mutesi umuzi ute nicyo kintu mukundira Pastor Mutesi muzi mu myaka 8 ishize akorana na Bakti ibiganiro nibo ba mbere bamaje gukora ibiganiro ndetse byanamuzamuye bimugeza kure cyane atanga impuguro atanga n'inama ndavuga ngo umuntu udafite gahunda yo kugushyigikira wowe uzamwihorere uzakore cyane bizatuma anugera hugera bizamutera guca bugufiya aboneka amaboko yataraha atariyo yonyine azamura umuntu ni ibintu byinshi yavuga Pastor Mutesi amagambo y'ubwenge kandi ikindi Pastor Mutesi muziho of course ni pasiteri ni umuhanuzi yego ni umuvugabutumwa ndetse unabwiriza neza yego cyane rwose unabwiriza neza cyane nigeze kwa mu rusengero nk'akangahera ari kubwiriza amara nka kane yarabwiriza nkafashwa yego ariko biragoye ko ubu ngubu wamubona mu rusengero abwiriza neza cyane nyine ni kwa kundi nyine Satani arwanya abana b'Imana kugira ngo abakubite mu ngasire ari n'ijambo nanjye nibuka bavuga ngo ntukisobanure mu kigeragezo kuko ni wisobanura mu kigeragezo bizarangira wisobanye aha yego ntukisobanure mu kigeragezo yego kuko ni wisobanura cyane uzisobanya yego nyine sometimes hari igihe tuvuga ibintu ibyo tuvuze iyo Satani agize guca katuvumisha gake ugasanga tubiguyemo kuko Pastor Mutesi ni pasiteri muvuga butumwa umuhanuzi w'Imana ni umuntu nyine wagiraga umutima mwiza wo gufasha urukundo ibintu nk'ibyo ngibyo byose biramuranga Pastor Mutesi karangwa no guca bugufiya urumva ibyo byo bimuziho cyane ariko muri misi ntago bimeze neza Satani yaramurashe hanyuma hari ibintu byinshi byagiye bitambuka byo kuba yaratandukanye n'abagabo benshi iyo si inkuru ni inkuru abantu basanzwe bazi inkuru ya none ahangaha ahubwo indi nkuru ihari nuko yatandukanye n'umugabo wahetse kurushinga vuba witwa Ferdinand ngo nabo batandukanye ko bivugwa ntago ndabyumva cyangwa se wenga byemeze ariko abantu benshi bari kugenda babivuga ubyakira ute ko yatandukanye n'abagabo benshi n'uyu munsi icyo kintu nibwo kiwenda kishobora kuba kitaraba cyangwa se cyanabaye bakaba bari kukimuvugaho wowe nk'umukozi w'Imana nk'umuhanuzi usobanuka kino kintu kuri Pastor Mutesi icyambere gutandukana n'abagabo benshi ni ukuvuga ngo yararashwe kuraswa mu buryo bw'umwuka Satani buriya areba ahantu ashobora Satani kugutegera wenda kugutegera mu mafaranga akabona atahakubonera akagutegera mu jambo ry'Imana akaba atahakubonera akagutegera mu bavandimwe agasanga atahagutegera akagutegera mu bucuruzi agasanga bitashoboka akagutegera mu murimo w'Imana agasanga bitashoboka bati nzamutegera ku umugabo wese uzajya uhura nawe uwo mugabo nzajya muhindura wundi none hamubera ikibazo none harambirwa kuko wibuke Pastor Mutesi nta gahunda zo gusanya bafite yewe ni umuntu uba fiyeri y'uwo bari kumwe nawe ni umuntu uba fiyeri y'uwo bari kumwe nawe nta gahunda yo gusanya bafite rero wa mudayimoni ya Satani ivuga ngo uyu muntu w'Imana nta handi namutegera nzamushakira ku mugabo niho nzamuhigira ahubwo rero Pastor Mutesi ahise abona icyo gusengera cya nyaco
ndetse no kwiyiriza no gufata uko atasengaga no gufata iminsi myinshi asenga. Ushobora kubaza ngo mbese ubwa mbere yo ntiyasengaga? Niba uvuze ngo Pastor Mutesi abonye icyo gusenga cyanyaje ubwo ni ugusengera urushako rwe. Yego. Ubwo rero Pastor Mutesi ikintu abonye agiye gufata icyo bita kubanza gusenga Imana no kuyoboza Imana inzira neza, kuko ubwa mbere hari igihe umuntu ashobora kujya mu kintu runaka amarangamutima akamuganza akanamushuka. Rimwe umukobwa, hari umuhungu ugeze gutereta umukobwa usenga, uwo muhungu abaza uwo mukobwa usenga, umuhungu aravuga ati ko numva ko twaba inshuti tukazabana mu rugo bimeze bite? Umukobwa ati ufite iki? Umuhungu ati ngenda senga. Umukobwa ati se gusenga barabirya? Ati Yesu ufite se bamumaze iki? Umuhungu aba yigendeye, ahura n'undi mukobwa ati urasenga? Ati ndasenga ndabyemera. Uwo mukobwa nawe rero aba arabyemeye, agira gute, barabana bagira ibihe byiza. Wa mukobwa wamwanze ahura n'umuhungu uri aho ngaho afite inzu nk'eshatu cyangwa enye udasenga. Wa mukobwa yari asenga, uwo muhungu amubajije izina ati sava, ati ufite inzu? Ati mfite eshatu. Wa wundi nawe rero ati, wa mukobwa ati n'uyu nguyu ngo babanye gatatu. Umugabo ubwa kane ntiyataha, ubwa gatanu ntiyataha, kimwe gishize ati ariko umugabo wanjye imeze bite kudataha? Umugabo ati ariko mfite undi mugore, turetse n'uwo mugore ati mfite n'undi wa kabiri, kandi usibye n'uwo ngo mfite n'uwo. Aha, none rero suri mu nzu suryama, ufite ikibazo kiyi kubera ko wa mukobwa we ntabwo yigeze asenga ngabaza Imana, abaza Imana neza. Hari ugusenga hanyuma ukagira ibyo wumva umutima ukakwemerera ngo bikore, hanyuma ugasaba n'ibimenyetso. Ese Imana uyu niwe tuzabana? Ese uyu niwe tuzagumana? Iyo udasabye ibimenyetso rero hari igihe ushobora gupfa guhaguruka. Uriya Mose yavuganye n'Imana live, ariko byabaye ngombwa Imana imubwira ngo imukoresha ibitangaza bitatu. Icya mbere yashize ikiganza mu gituza, iramubwira ngo Mose aravuga ati ndajya kwa Farawo kuko unyohereje gupfa kugenda gutyo gusa, manzi umbwire neza njye ibimenyetso mbibone. Iramubwira ngo fata ikiganza cyawe gishyire mu gituza. Mose agishyira mu gituza gihinduka ibibembe. Mose aravuga ati Imana iki nicyo kimenyetso mbonye, nikiba kizima ikiganza ndagenda. Ikiganza Imana avuga ngo kivane mu gituza, ikiganza kivanamo gihinduka nk'uko cyari kimeze. Mose aravuga ati nyamara ibi ngibi nabyo ntabwo bihagije. Reka ari umugabo nzi hariya wapi navuye ntorotse arandangiza, kuko aramaze kwica umunyagiputa amushyira mu musenyi. Aranje avuga ati ndashaka ikindi kimenyetso kimwe. Aravuga ati bose rero fata iyo nkoni yawe uyirambike hasi, hanyuma wongere uyifate. Mose ayirambika hasi ihinduka inzoka. Mose ati iki nicyo kimenyetso cya nyuma Mana nimbona ndukize ndahita ngenda. Urumva ni ibimenyetso yagendaga agira gute abona bigaragara. Rero amarangamutima gusenga, mfite n'amarangamutima yanjye bitandukanye no gusenga, ariko mvuga ngo nta marangamutima mbishizemo. Ni mwiza ndamukunda yego, ariko mwami Imana nuvuga ngo mureke ndamwihorera. Icyo ni Imana ishaka. Mutese rero nshaka gusanga yarahuye n'icyo kintu cyo kugenda cyo kugira amarangamutima, noneho no kugira ngo atabajije neza, akagira amarangamutima agasenga. Kandi buri Imana ireba mu mitima yacu, hari igihe amarangamutima ugasenga Imana ikaba yanakubuza, ariko bate wapi ukaba wakwirengagiza ijwi. Mutese rero nicyo ari kuzira. Rero Imana imufashe imuhagarareho, ubu noneho abonye icyo agomba gusengera no kumenya, hanyuma ntabwo bizongera kubaho. Satani rero murasi hariya ahantu niho Satani ari kugira gute. Hanyuma wenda reka tujye kuva ku bintu bya Mutesi, ntabwo tukuza kubivugaho byinshi kuko navuze ati ntabwo tugiye gusenya amavuta ya Mutesi, ariko uyu munsi ko yarahagaze mbese ikagihagaze pe. Abantu tuvugisha ukuri, ahubwo twe abakozi b'Imana muri rusange, ibikoresho by'Imana, niba uriya ni mwene data muri Kristo Yesu, ni mushiki wacu muri Kristo Yesu, tugomba kurira kubwo tukanamusengera tukarira, twafata Imana. Ese urabyemera ko Mutesi bimugendekera biri kuriya koko tumubure? Ntabwo watabara. Erega kuko iyo umuntu amaze kujya iyo umuntu agiye mu isi, Paul yaravuze ngo iyo ndi wacu mu mubiri nkora iby'umubiri. Rero Mutesi ashobora mu by'umwuka akora iby'umwuka, waba ari mu mwuka akakora ibyo mu mwuka. Pastor Mutesi ashobora kujya mu mubiri akaba yagira gute, akaba yakwisabira ibintu bibi, akavuga ati rwose binda birambiwe ngeze gute, wenda ntago yabikora, ariko afata ngenda niyahura sinshoboye kubane ndi guhangana n'ibiki n'abantu.
akagera mu rugero rwo kuvuga ati ngenda aho kugira ngo mbe ndi guhangana n'abantu bari kuntesha umutwe kujya gute reka niyahure birangire ni kuriya rero bivuze ngo noneho washatse kuvuga ko Mutesi ashobora no kwiyahura cyane ashobora no kwiyahura kubera iki abantu b'Imana ntago bashobora kumuhereza ngo bamuhagaye ngo bamuhamagate Mutesi byageze gutya komera reka tugusengere reka dufata amasengesho y'imisi 2 kandi abo yasengeye nabo bahindukira bavuga ati ni ukuri natwe waradusengeye cyagiye wari uhagaze neza mu gihe utameze neza reka natwe tugira gute tugusengere ntago ari ugushigikira wenda ngo ibyabaye n'ibiki oya reka tugira gute tugusengere uyu munsi umuntu wubatse ntago yaseka ntibigenda neza ntago yaseka umuntu utarubaka nako uwubatse ntiyaseka uwubatse gukora ko bitari kugenda neza kuko Satani yateye rura rugo nundi nawe urwe Satani yagira gute yarutera hatabaye Imana kandi buriya ibyihishe mu nzu ni byinshi nuko Imana igira gute ikinga yegekaho rero David kuko ashobora no kwiyahura ashobora no gukora ibintu bitari byiza kubera ko abantu b'Imana bamuteragiranye ntago bari kuvuga ngo bamusengere ngo bamube hafi kandi uru rugendo nta muhanga ubamo nta ndashoboye ubamo amavuta ngo ngararutanwa ariko ndakubwiza ukuri Satani yo yakwihebesheje ushobora gufata icyemezo kibi gipfuye kitari cyiza hamwe Imana birinde Mutesi niyo mpamvu rero agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kwihana agahinda ko mu buryo bw'isi gatera umuntu kwiyahura rero Mutesi Pastor Mutesi Imana imuhagarareho Imana imukomeze kandi mwambike imbaraga ndetse umuntu wese usenga amenye ngo Mana tabara umurimo wawe bigezaho kuri Mutesi ho rwose bayakaga Imana imurengere mu izina rya Yesu. Hanyuma Innocent tugiye tujya ku kindi kintu nashatse ko tuvugaho icyo kintu twakivaho tukigira ku ijambo ry'Imana nago nshaka gutinda mu bintu byinshi abantu muzi neza ko nkunda ijambo ry'Imana nibi ngibi ndi kuvugaho mbangira ngo nawe dukurikiye nubone ibihe by'uyu muntu turi kuvuga nawe uri kubicamo umenye ko wagira ute ko wabyitwara nk'icyambere maze kumva cyiza no kuba ugomba gukora ikintu banje kugira ute kubaza Imana iki kintu rero ubakiza ukakimenya numvise wayibamo neza kandi nijoro ukazaribamo neza hanyuma Mutesi bibaye ari byo yatandukanye n'umugabo wa Feredina bashinyanwe ejo bundi bakoze ubukwe ejo bundi nta gihe kinini bamaranye ntigeze ko batebana akabyaranye yego Mutesi bibaye ngombwa ko ibyo bintu babyaba yatandukanye nawe nire somo byasigira abantu babakisi muri rusange isomo byabisigiye abantu muri rusange nuko umuntu wese usenga wubatse n'utarubaka nta kwirara ngarashoboye mu masengesho hako no guhora apfuka amarira anihira urugo rwe anihira impano Imana yamuhaye asenga yiyiriza kuko isakusa Satani ashobora kugusenyura ibyari bikomeye isomo nyine ni iryo ngiryo ryo kuvuga ngo umuntu wese wubatse agomba gusenga atiraye agomba gusenga mu buryo bwose bushoboka unibuke ko Pastor Mutesi buriya Satani yanga umuntu uri mu bihe byiza Pastor Mutesi urabizi ko yaramaze kwihana Pastor amaze kumusengera Pastor Ndamayize yamaze kumusengera no kwatura byose urumva none rero mu gihe cyo kwatura byose amaze kwihatura neza reba Fred nibyo amukoreye ntabwo wamenye ngo ikiri behind ni iki niyo mpamvu twe dusenga iyo turi mu bihe byiza cyane n'ibigeragezo biba byinshi ariko iyo ibi byago bigeze ku mukristo bimutera gukomeza iki urugendo buriya se Vestina Dorcas ntibari barangiye neza umurimo w'Imana se bari babutaye ntibari barangiye babivuyemo se ariko amasengesho nge nasenze Imana yakoze iby'imbaraga hanyuma reka tunihute tunavuga ko icyo kintu twajya mu ijambo ry'Imana buriya abana Vestina Dorcas ni abana bakunyuze imbere mu masengesho mu cyumba cy'amasengesho rwose sibyo ni abantu Imana yagiye ivugaho naho ntuye naho bari batuye turegeranye ni abantu Imana yagiye ivugaho ubareba mu minsi yashize haje saga ibintu birasakuza ariko tw'impamvu tubigarutseho nuko ari abana barimba indirimbo zo kuramya Imana barimba bya gospel so mu byo kuramya Imana niyo mpamvu tubagarutseho yego kuri abana kugaruka kwabo wabyakiriye ute byanejeje umutima wanjye kuko narabisengeye byanejeje umutima wanjye naravuze ngo ukwezi kwa 7 babiteke ko bagiye gukora ibintu bikomeye bagiye gukora indirimbo nshya bagiye gukora indirimbo nshya
izo mu cyongereza muraje muzibone, izo mu gifaransa muraje muzibone, izo mu kiswahili muraje muzibone, iz'ikinyarwanda muraje muzibone, mugiye kongera kubona amakonseri. Kandi hari umuterankunga mushya ukomeye. Ibyo bintu bivuga nayo ndi hano kuri Gonike Plus abantu batabikurikira kuri Keza mu kiganiro rwose ukomeye. Soko nyine Emirene takoze yarakoze Imana mu mugisha. Kandi amasengesho nasenze rero yakoze ikintu gikomeye. Narasenze ndavuga ngo nukuri bazashimire Emirene. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Bamushimiye bavuga ati rwose ati Emirene we ati waradufashije ati kandi warakoze. Ariko nubwo wenda n'amana ashaka kuva ku bintu by'amatiku cyane abantu bavuze ati nubwo bari kubivuga bazi neza ukuri. Oya kanone sereka nkubwire David. Ngo bazi neza ukuri kw'ibyabaye. Uko byagenda kose byanga bikunumva nkubwire bavuze ikintu gikomeye kandi chape ibyo bavuze byose ni ibintu nasenze mvuze ni ibintu navugiye no kuri hana kuri Gonike Plus nge naravuze ngumva byanga bikunde karute nubwo Irene nawe yabatabarabereye ku ruhande rumwe rwiza wenda akagira kandi kantu kataba keza gahagarara muri bo nabo ntagira kantu kagaragara neza muri bo ariko mu by'ukuri barebe ko Irene yabavanye ahantu hatari heza batari kugaragara. Yego icyo cyonyine bazakimushimira. Njya nkunda kuvuga ngo umuntu nagufata akagutera ahantu ureba izuba neza ukanezerwa ukishima. Karute nubwo yagira gutya kibajya akagusitaza ugasanga wenda agukomerekeje umutima. Uzamushimire ko arantu yagukuye byonyine gusa. Yumviye utagaragaraga neza akagushana ugaragara. Byonyine uzayimushimire kuko byari gushoboka ko n'iryo jwi ry'Imana rininira. Emirene rero ibyo yakoze byose yarakoze Imana izamuhereza umugisha kandi nawe batanamushimiye babaringa. Nawe Emirene we n'Imana ntago ari Imana muri atagira iki ikosa. Rero Imana ishimwe ko bamushimiye, Imana ishimwe ko bavuze ko bagarutse baje noneho mu mavuta mashya. Urumva kandi ibyo ngibyo byose ni umusaruro w'amasengesho wabonetse. Imana nishimwe ubu ngiye kongera gufata amasengesho nsengera Pastor Mutesi. Bariya bo ubwo bayibaretse ntago mbaretse inosa kuba hari abantu benshi bahanuye ko buri abana bazaca mu bintu byinshi bigiye bigoranye. Uyu munsi twaba twagarutse tukabona mu yindi shusho itandukanye n'iya kera barasutse bari bakumburanye mbese ubona batekiri muri wa murongo wa ADPR abandi bakavuga ati nyamara uyu murongo wa ADPR mwatakaje nyamara bihazabiki. Mbese mu magambo make bari abana Vestine na Dorcas babahanura ibintu bitari byiza ariko uyu munsi ukuntu twabonye bagaragara neza nubwo batakiri mu murongo wa ADPR neza. Sibyo ubifata ute? Ndagira ngo nkubwire iki kintu ngishinge hagati ngihagarareho urantera mu bayantere urantera imijugujugu ayijugujure ibyo biramureba. Imana ntago izaje kureba idini izaje kureba umuntu. Sindinjira muri ADPR nta nubwo ndinjira kuri bo. Icyangombwa nuko bari gukora umurimo w'Imana kandi bakaba bari gukora umurimo w'Imana. Za ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bari kuzikora. Nanavuge ngo umuntu wese uryama ku dini runaka ntago idini rizamujyana mu ijuru, ntabwo idini rizamufata ngo rizimuzamuye ngo rizamu umuryango we ngo kora kari mu dini runaka nibyo aratuma abona ijuru. Ntaho ngaho ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Abantu benshi bashobora kuvuga ngo kora ko yavuye muri ADPR ngo kora ko ngo yisha umuhamagaro n'ibikiri biki. Ntago ndi kuvuga ntago nje kuvugira ADPR ibyo ngibyo byo kambivo kamzihorere. Urumva bo ni basenge niba Imana ivuze ngo bagiye gukora, nimba Imana ivuze ngo iravuze ngo bagiye gukora indirimbo nshasha, bagiye kuza mu buryo bushya, bagiye kuza mu buryo mutari muzi mumenyereye, mugiye kuza mu buryo budasanzwe. Sibyo nibwo bajemo rero bo bareke bakora indirimbo z'Imana, bareke bakore ibyo bagomba gukora kandi babyereka abanyarwanda n'isi muri rusange. Indirimbo zo mu cyongereza zizaboneka, indirimbo zo mu gifaransa zizaboneka, indirimbo z'ikinyarwanda zizaboneka kandi bazatera imbere mu buryo budasanzwe bw'imiririmbire. Kandi n'umumanager musha ijuru ryamaze kumutegura yabonetse. None si ibyo ngibyo sindi kubivugira ahangaha sinanabivuze yabonetse. Nubwo rero turugushima Imana ko iri kuvuga hanyuma igakora. Urumva yavuze mu kwa gatanu isoje mu kwa karindwi kandi mu kwa karindwi Imana avuze ati mva asaba yagiye ubyibuke. Ibyo byose niko byose bikujya gute byose byabaye. Inusa twaciyemo ameza abiri bihanuye cyane rwose wabivuze mu kwa gatanu cyane. Mu kwa gatanu turi mu kwa karindwi kandi turi mu matariki nka 18 15 aho ngaho.
abantu naza kurakunda ko kantu nkabashyira amezi 2 gusa ubihanuye cyane. Ndavuga ati mu kwezi kwa 7 baraba bari kumwe kandi indirimbo nshyashya, amavuta mashyi, ibintu bimeze neza. Niwo munsi baziye kuri kamera, yego, bari kuvuga kuntu Imana yabanye nabo, kuntu Imana yabahagazeho, abantu babandikiye. Nanjye ndi mu bantu bandikiye Dorukasi, mfite nimero ye, ndi mu bantu mbese sinzi uko nabivuga, ariko ngenda shima Imana cyane ko ibyo yavuze ibisohoje kandi kuri bo. Hanyuma tutagira kuri aba bana babitegeho iki, abantu babakunda, abantu babakunda babitegeho iki? Inosa tubwira nkangu umuhanuzi. Yego, icyambere kubera ko bagiye gukora cyane mu kirere gisha, bagiye gukora cyane, amashara agiye kuba menshi, ariko ibikorwa bigiye kuba byinshi kuri bo. None ibikorwa bizajya biracecekesha abanyamashari n'abanyamagambo, bibikorwa ari byo bikomeza gutumbagira hejuru. Naravuze ngo Dorukasi agiye kujya ku ishuri, ibyo byose agiye kubikora, n'ishuri ari kurikora ryiza cyane. Rero Imana ibyo iri kuvuga azigaye ishuri, ibyo byose Imana iri kuvuga igiye kubikomeza kubikora. Bura bagiye gukomeza amashuri, ibyo nabyo bagiye gukomeza amashuri, none bagiye kuryoha, bagiye kugubwa neza. Wabone n'akazi keza, n'akazi keza. Bona hano ngazajya muri Canada cyane rwose. Ejo bundi tuza tubivugaho tutabyemeza neza, ariko buriya ibintu Imana ivuze ibivuga abantu batabireba, ikabisohoza bakabibona. Niyo mpamvu Imana nivuga abantu bo bazategereza. Ntabwo Imana ivuze abantu bayitega iminsi, yo iravuga igasoza mu gihe igize gute ishaka. Karote nubwo ibintu bapinze, ibintu abantu bapinze, Imana ibisubiza vuba. Imana ibisubiza vuba cyane. Akarakaje twivugira Imana. Nose uboneka abapagani banze kutuvugira Imana yacu. Abapagani banze kuvuga Imana. Imana ntizabura icyubaro yarandemye. Ntizabura icyubaro ngiye mpari ngihagaze. Nzavuga ngo Mana urera. Nibi nashoboka nzajya no mukabari nzamuri icyubaro 7 babwire ngo uyu mwami Imana muri gutesha agaciro n'uri gutuma muhumeka. Aramutse avuze gutya no kumira byakwanga. Rero mushaka mureze icyubahiro. Nabivuga ngo ngenzi vugira ibitangaza by'Imana, imirimo y'Imana, abantu bavuga ngo oya, Imana irakora imva avi. Imana irakora hahandi naba mfite kwizera kuzuye, mfite kwizera kuzuye. Njemba numva na sida nayikiza n'ukuri kw'Imana. Ntabwo ari ibintu byo kwiyemera, ntabwo ari ibintu byo gushakisha. Imana ingiriye imbabazi kanyemerera, nuko na sida nayikiza. Sibyo, ariko ibyo ntabwo tuje kubyirata, kuko inyuma y'ibyo byose hari ubundi buzima tuzinjiramo. Ariko ubwo buzima tuzinjiramo nibwo bw'agaciro kuruta ibi ngibi tuzaba kiziye gute, kuruta ibi by'ibitangaza. Ibitangaza turabikeneye cyane, ariko tuzirikane ngo nyuma y'ibi ngibi hari ahandi hantu tuzinjira. Kandi uretse n'ibi ngibi Imana izadukoresha bikomeye, tugasengera abantu bagakira, tugasengera ibibuga bikagiye bifite abantu bafite ubumuga bakabohoka, abantu bafite ubumuga bw'uburwayi bagakira, abantu bafite ubumuga bwo kuba ibyerekezo by'ubuzima bwabo byaranze, tukabasengera bikemera. Uretse n'ibyo ngibyo n'ubugingo Imana izabuduha, kandi hanyuma ijambo rimwe kuri Vestina na Dorukasi twagira ngo tubave twigiye mu ijambo ry'Imana. Ijambo rimwe kuri Vestina, mwituze no mu byiringiro n'igisubizo. Vestina mukomeze gusenga Imana mwizeye, yabakuye hahandi mutagaragara, ikaba imaze kubagira ibirangira isi yose ikabamenya. Iyo Mana ntimuzigire muyibagirwa, ntimuzigire muyivaho. Password no gukomeza gusenga ni maviology. Ayo mavi yanyu mwakubise hasi, Imana ikabagira ibambe n'imbabazi, muzakomeza kugeza igihe ubuvivi n'ubuvivire bwanyu buzareba imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye. Muzababwira ati icyo ibi byose mubona nuko twasenze Imana. Muzababwira abana banyu nabo bazakomeza basenga Imana. Nukuri kandi turizeye ko bizashoboka. Bateguje indirimbo yawe yitwa Itabaza, abantu menyerukiye kujya kuyireba. Ku bantu bari kwibaza ko basutse, ko bameze kuriya, buriya niko Rega David uyu munsi kuba nagenda nkajya muri hoteli inyenyeri 7, kandi hoteli ntago ibamo fanta gusa, ibamo marukore, ibamo mitsingi, ibamo primus, ibamo iki byose n'ibiki. Ntago nibambonamo ntago bazavuga ngo naguye. Kandi ntago iyo hoteli bayubatse ngo zayijya ko kandi hoteli ntago bayubatse ngo ninjye uzayibamo ngenyine. Urumva hoteli harimo amatsinga, amameke n'amaki, harimo n'imitanda baryamamo. Kandi ababiryamamo se katari abarokore gusa, abaryamamo n'abapagani bajamo bakaryamamo. Ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana we, none se niyo umuntu agiye akavuga ngo ngiye nshingiye ku Imana yangiriye neza, ngiye kugenda
ngiye ndi Kigali muri nyenyeri 7 ngiye kujya muri Amerika nshake hoteli nziza pfukamemo nshima Imana fataka icyumba cyiza maramo icyumweru ndi kuramya Imana no guhimbaza Imana tekereza ko ari wowe cyo cyumba kiryamye wenyine ahantu hose buri muntu w'Imana ahantu akandagiye hahindura umuriro ibibi birahunga uko Imana akamanuka Imana ishimwe n'ahangaha mwuka w'Imana yahamanutse ndavugiye kubona amafaranga ukwezi kwa 7 uko kwezi turimo uzaza ushima Imana ugiye kubona amafaranga mu izina rya Yesu kandi ni ukuri kwisumba byose ugiye kubona amafaranga nk'uko Imana ari hano ko niko kuri kwisumba byose kubura mwayampaye vani barabana umuntu yambikiye cyangwa umuntu uyafite nufite akazi kawe nakaguhereze rero ako kazi amafaranga aboneke itegure telefone witegure telefone ugiye gutangira kumva amakuru kuko ayo mafaranga ubitse ntagara yawe mpako kazi na ya David mureke nongo mbibutse neza ku bantu badukurikiye ntago ndi kubikurikiramo amafaranga babona mutajya ngo ni buno buhanuzi bise busohora ku bantu badukurikiye nababwiye ko twafunguye Gonareke Pictures ifasha abantu mu gustreaminga ibirori byabo gustreaminga ibibazo bagize cyangwa se byo gupfusha nyuma y'igihe kirekire abantu babisaba ngiye ku muntu usanzwe nkurikira wakoze subscribe unyereka ibiganiro byagenda kora comment cyangwa se akakora like uwo muntu ajya mukora discount nuko ngo nibone mutwo dufaranga twa transport no gweza abantu saa turi kumwe ko turaba turi tsinda wasanga na Innocent uyunguye azaba hari cyane kandi iryo tsinda ryose riba rigomba kugira utuntu dukeya bikene bivuze ngo niyo abandi bagukoraga ku mafaranga menshi ngiye nzajya nkabanya nk'umuntu usanzwe nkurikira hano kuri Gonareke Plus n'ubundi soko ryacu ishinga hano kuri Gonareke Plus ku bantu bagiye babisaba nkababwira ati ntago ibyo bintu nabikora kaya nabivuyemo ariko uyu munsi nabikoze ku nimero yacu mwatwandikira ni 078 27 51 katwandika kuri WhatsApp utaduhamagaye ubundi tukagufasha ikibazo cyose waba ufite twagufasha muri stream live ukeneye amafoto y'ubukwe ukeneye ubukwe bwako bugenda neza twagufasha Innocent yego tujye mu jambo ry'Imana mu jambo ry'Imana kuri Vestina ndetse no kuri Mutesi kuri Vestina ni Yesaya 45:2 nzakujya imbere atarenganiye maringanize nzamenagura inzogi z'imiringa ibindisho by'Imana nzabicamo 2 Vestina ni Dorcas aya magambo na yanyu hanyuma kuri Pastor Mutesi ni ijambo riboneka muri Yesaya 54:7 rivuga ngo nagusizeho akanya gato ariko nzagukoranya imbabazi nyinshi mu burakari bwinshi bwanjye nagushishemo mu maso akanya gato ariko nzakugirira imbabazi n'iteka ryose niko Uwiteka avuga Imana ishimwe cyane hari igihe ibintu byinshi tuca mu bintu bikomeye ndetse tukanyura mu bintu bihambaye bidasanzwe ndetse umuntu akanyura mu bigeragezo ariko ntibivuze ko Imana iba yamuretse cyangwa se yamutaye cyangwa mu bihe bitari byiza yumva imeze umuntu akaba ameze nka Imana mbese yamuretse akagera mu bigeragezo bikomeye akagera mu bintu bidasanzwe agaca mu bintu byose urugo bikanga ariko maye nkuretse akanya gato ariko noneho nzakugarukaho ngufitiye imbabazi ngufitiye ibambe ngufitiye urukundo rudasanzwe Imana ishimwe cyane rero Imana isa nkayimuretse gatoya kugira ngo hari bikumwigisha Pastor Mutesi hari byo mbaye nkuretseho gato yari bayimuretseho gatoya ariko igiye kumugarukaho Pastor Mutesi ntiwigire nabi turari ngo tugusengere kandi turi abantu b'Imana Imana yabaye kuretseho gatoya ariko igiye kukugarukaho igufitiye imbabazi ndetse nyinshi kandi muri izo mbabazi hari ahantu ugiye kongera kwinjira akomeye ndetse hadasanzwe siko Pastor Mutesi agiye kujya hanze ngenda muhanuriye ndahanga kuri kamera agiye kujya hanze kandi muko kujya hanze bizaba umugisha bizafungura byinshi yego Pastor Mutesi aho uherereye hose Imana igiye kuriza rutemikirere wigendere ushima Imana amen ko Imana irashoboye byose kandi ntakibasha kurwa imigambi w'Uwiteka uko niko kuri kwisumba byose kandi Imana igiye kubikora ibi mbivuganga kuri Gonareke Plus rero ibi byose biri kuba kugira ngo Imana ibirangize abantu bazaceceka bazabura ibyo bavuga Imana yigire hanze ashima Imana ko nabyo biri mu isezerano ry'Imana kandi azavuga Imana kuruta uko yayivuze yego rero iri jambo ngo mbaye nkuretseho gatoya none imugarutseho Imana imugarutseho pe byari bizambye byakomeye bigize gute Imana imugarutseho kandi abantu bazamwifuza benshi
Imana ishimwe agiye kugira mu gihe cyo kongera guhanura, cyo kongera kuvuga ijambo, cyo kongera kubwiriza, cyo kongera kujya hirya no hino akavuga imbaraga, imirimo n'ibitangaza by'Imana bikora. Imana ibaha umugisha, kandi nawe uri kureba iki kiganiro uri guca mu bintu utishimiye, mu bintu bigoranye, mu bintu bibabaje, Imana yakuretseho gatoya ariko kugarutseho mu izina rya Yesu. Imana kwishimire. Hanyuma reka dushimire umukozi w'Imana Innocent atugejeje ijambo ryiza, twaganiye ku bintu byinshi nyaboneka nk'uko twabivuze. Iyo dukoze ikiganiro nk'iki aba ari kugira ngo turebe tunumva ariko tunagira ute tunige. Twavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ikintu nashimishije Imana ni kimwe, nuko ivuga ijambo ryayo kandi ikarikurikirana ikarisohoza. Mu by'ukuri abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi, ariko Imana yo bifite ukuntu irinda umuntu wayo. Nukuri Imana niyo kwizerwa, indi jambo yavuze kandi mu kuririnda irinda nibyo n'uwo yabibwiye. Yego, kandi Imana ntago yakubwira ikintu irinda icyo kintu cyonyine wita kurinda. Oya da, irinda wowe n'icyo kintu byose mwese kabarindana. Mbere yuko ikivuga ibanza kagashyira uburinzi kuri wowe. Aha, yego, ibanza gushyira uburinzi kuri wowe, yamara gushyira uburinzi kuri wowe, noneho nyuma yaho ibyo bintu nabyo akazahita bisubiza uri mu gihe cyo gushima Imana. Uri mu gihe cyo gushima Imana. Yego. Hanyuma ikindi nkuko nabakomeje kubabwira, nababwiye ko turaza gufata nimero y'umukozi w'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe. Innocent, sinzi ko abantu nibuze kubakira. Oya ngiye ngomba gukora umurimo w'abantu yakira ku manwa. Imana njye ukuntu ujya sengera abantu ngavuga ati kiba mfite ukuntu nakemura ibibazo byose. Nkare umuntu wese wizeye. Ahita mvuga ati kira. Ndafite abantu benshi ndi gusengera, kandi ndizera neza ko Imana y'amahoro byose igomba kubirangiza neza. Ni benshi pe, hino bampamagara bakambura, bampamagara bagasanga ndi gusengera. None no kubwira abandi ngo nabo bazi, nibaze dusenga Imana, dusenga Imana. Imana ishoboye byose. Gukorera Imana ntako bisa, kuva mu masezerano biragatsindwa. Gikorere urebe uko Umwami Imana izabigenza. Amena. Gukorera Imana ntako bisa, kuva mu masezerano biragatsindwa. Yikorere urebe uko Umwami Imana azakugenza. Hanyuma nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, tugiye gufata nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe. Innocent, karibona nimero yawe ku bantu bifuza gusengana nawe, nubwo utari buze kwakira bari buze ari benshi, ariko nta kibazo n'umuri Imana yaguhaye. Iyo baje ari benshi ndushaho guca bugufiya no kubwira Imana ngo Mana ushimwe pe. Kuko hari n'abandi bakora ibiganiro bakareba n'ibindi biganiro n'ibindi, ariko bakavuga ngo Innocent reka ariwe duhamagara. Imana uhabwa icyubahiro. Ni kubw'imbabazi z'Imana, ni kubw'urukundo rw'Imana, ni ukuri bintera guca bugufi. David, guca bugufi cyane nkavuga ngo Mana ushimwe, kadusenge. Nimero yawe udusengera. Nimero yanjye ni 0788 25 40 agateranyo 250 788 25 Imana ibamugisha. Reka dusenge, wizere ibindi Imana irabishoboye. Mana turagushimiye, Mana wera, turakwinginze ngo umuntu wese ufite ikibazo watangiye ikiganiro akabona gisoje ugikemure. Bafite ibibazo by'amadeni, bafite ibibazo mwami by'uburwayi, amaguru, imitsi, mu nda, imigongo, ibifu, kutabyara, amaso, imitwe, kurota nabi, ubushomeri, ubukene, amadeni, tole bosavi enemanda, mu rugo bitameze neza, bitagenda neza, byose ugire kubigenza. Mwami we, abari mu gahinda, umubabaro batazi wavuye mu kazi, bafite intonganya n'induru mu kazi, mwami yabo bitameze neza, haba ku bana haba ku babyeyi, ndakwinginze ngo barebe iki kiganiro mwami ugira ibyo wahindura. La topi evanta la sive enedrare, abashaka ibyangombwa runaka bitandukanye bibahe kandi biciye mu buryo bwiza. Urakoze Mana. La tobive la tosaile contre demanda mina vona kia chandle mla haido mi enevanda bido siadrare. Ntago twibagiwe Pastor Mutesi, umugirire neza kandi umugaruke ubushasha mu buryo budasanzwe. Festina Durukas ukomeze kubagirira neza, abafite inkundo ziri kuzambagurika uzonge uzikomeze kuko uruwera. Urakoze kubihagije, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma ndagushimiye cyane Innocent kuba wemeye kubana natwe, ukimira kuduha akanya kawe. Innocent tuganira avuye mu rugendo rwa kure, ariko uyu munsi yemeye Imana tuganira nawe. Ariko Imana byose ibikora izi impamvu yabyo. Amen. Ikindi ni itangazo rimwe ndi gutanga muri iyi minsi. Nyuma y'igihe kirekire abantu bo kuri Gonake Plus Munsi aba kubafasha stream live. Uyu munsi rero ndababwira ko
Gonarike Plus n'ubundi yagize irindi shami ryitwa Gonarike Pictures, tuzadukoramo ibintu bijyanye n'ama wedding, ibintu by'ubukwe, ama anniversaire, ahantu hose waba uherereye mu gihugu waduhamagara tukagukorera ubukwe bwawe, tukagufotora, tukaguha video yawe iyo ushaka, ariko nanone tubikucisha tukabikora live, bya bindi tuvuga ngo ni stream live. Ikindi ku bantu bafite abantu bagize ibyago, cyane cyane turi kuvuga gutya, tuba tubifasha abantu bari hanze. Umuntu wagize ibyago ariko akabona atarabona ushobore kuba yagira mu Rwanda byihuse, kandi we bagiye kumushyingura ashaka kubikurikirana, yaduhamagara tukabimukorera amafoto meza, video nziza, ndetse tukabitambutsa live. Ikintu cyane kimwe cyiza nuko dufite discount ya 50%. Iyo 50 kugira abantu babone nuza transport abo team sa turi kumwe nawe. Ikigendero ubona iki nuko wakoze subscribe, ukanatanga comment, ukanyereka ibiganiro wakwiye kuramo comment, ikindi ukaba warakoze like. Ibyo ni ibintu byoroshye. Ubundi ukaduhamagara tukagukorera ubukwe bwawe stream live cyangwa se video n'amafoto byose. Ku bantu bamaze iminsi babinsaba rero, Gonarike Pictures nicyo kibazo ije gukemura na sa. Umva abantu tigiye kuba dabagiza. Hanyuma rero murazanjye kunyandikira, nukunyandikira gusa kuri 078 27 51 375 bakubaza amakuru, mumbaza amakuru munambwe aho tugenda tugakorera, ubone ngewe nkaza nkabakora ibintu byanyu neza. Ino sa ndagushimiye cyane, Imana ibamugisha.